si ikaramu y'ububiko bwo munsi y'ameza n'ishyano ry'ubwenge ryambitswe ishema meya yimata nyihaye ubusa yambwiye ati yandika amateka y'ukuri si amagambo gusa. Iyo karamu ntiyanditse mu mpapuro z'inkiko ahubwo yanditse mu mutima wanjye amategeko y'ubuzima. Yari igikoresho cy'ingabo y'ukuri yuzuyemo amabwiriza yo gutsinda ibihe. Nayifataga nk'intwaro y'amahoro nkayiryamisha mu ntoki z'umunezero, imwe mu ntwaro zitica ariko zicengera. Ikaramu ya meya nk'ikiragano cy'ubutwari. Nayandikishije ku nyandiko y'ubukene sigaho amazina y'imigisha. Nayikoresheje ku manota y'ishuri n'umugabane w'ubwenge usazura akanyamuneza. Iyo karamu yanditse ku buzima bw'inzozi maze igisobanuro cyayo kiba icy'ubuzima bwanjye. Meya ntiyampaye ikintu, yampaye icyerekezo. Yarambwiye ati iki ni igikoresho cy'intsinzi. Ntiyanditse ijambo ndatsindwa na rimwe, yanditse komereza aho umucyo uracyari imbere. Ubwo twari ku murongo w'amateka imitima ituje, ijoro ryari rihagaze ku ijambo rimwe gusa. Ndarahiye mu maboko yanjye nta ntwaro nta masezerano, ariko meya yangize intwaro atavugije imbunda. Yambwiye mu ijwi rihina nk'irya suba baratakiriye ikaramu mwana wanjye n'isoko y'ubuzima. Narayakiriye nk'uko yakira amazi atemba yo mu butayu. Sinabonaga igiti, nabonaga igihango, nabonagamo umurimo w'ukuri. Yari ikaramu ariko yikoreye inzozi ziruta umusozi. Iyi si yo bandikisha amanota gusa, niyo bandikisha ibitekerezo bizahindura isi. Niyo nandikishije igihango cy'ubwitange mu muhango mwiza wo kwemera indangagaciro. Si ubusa twarahiriye twese dutuje, twahagaze mu izina ry'igihugu twambaye indangagaciro. Iyo karamu nayikoresheje kuvuga ukuri, kwiyemeza gukunda, kutagamburuzwa n'ibigeragezo. Mu nyandiko yayo ntabwo yigeze yemera ubwoba, ahubwo yanditse imbaraga zituruka ku kuri. Ibyo meya yampaye byari isano n'isengesho yampaye. Ubuzima si igikoresho. Ubu nditemberera mu izina ry'ibyo yambwiye, nsiga umurongo ku mpapuro z'amateka. Abandi babona ikaramu, njye nkabona umurage yambwiye atambeshya n'isoko y'ubuzima, kandi koko narayinyweye mbaho. Nari umukobwa w'amarangamutima, ntawumenyaga aho ijambo ryanjye rizagera, ariko wanyambitse inkota y'amateka itica unyereka ko ubutwari atari ugukankama, ahubwo unyereka ko ari ugufata ikaramu ukandika. Nari mfite intoki ariko nta cyari cyanditsemo. Wazihaye impamvu, ushyiramo intego. Mu ijambo rimwe ry'ubwitonzi wanzahuye ugira uti akira ikaramu mwana wanjye n'isoko y'ubuzima. None ndandika amateka atari ayanjye gusa, ndandika amateka y'abifuza kubaho barangwa n'ukuri. Amagambo yawe yandemye nkasubyara umuco. Meya, uri nk'isoko idakama mu butayu bw'ubujiji. Ndashima Imana yawe, si ikaramu gusa yatangiriye mu maboko y'umusirikare ikaruhukira mu maboko y'umunyabwenge. Wampaye intwaro y'amahoro si intambara, maze yandikwaho urukundo ishaka ukuri. Warakoze meya, kuko buri jambo ryawe riba rifite ishingiro. Ngeze aho ngeze kuko wizeraga ko umuntu atubakwa n'ingabo, ahubwo yubakwa n'igitekerezo kimwe cyiza cyanditswe mu nyandiko imwe, ikaramu y'ubuzima.